rero nanone ntago biba byoroshe buriya gutungura umuntu mu rugo cyangwa se mu kazi kiwe ntago biba byoroshe ariko reka tubikore turebe noneho ibyo ari byo we ntukure y'amaso tugende turebe rero sasa reka tugende turebe ahantu akorera batubwiye yuko ari ahitwa ntago ndi buhavuga ariko reka ngende mukomangere cyangwa se ngende mutungure ari kuvura umuntu ariko ahantu ngeze ndi kumubona hafi aho ngaho sasa reka nkomeze ngende gake gake mureba ni ahantu ku isoko ariko ni mu rusaku ni ahantu mu rusaku bisa nkaho harimo abantu benshi cyane ni agasantere koroheje ariko nanone ntago ari mu mujyi urenze cyane nitwa Jesse mbisanzwe reka mbwire cameraman dukomeze tugende turebe sasa noneho rero ahantu tugeze ni ahantu hafi neza n'urugo rwe ni ahantu hafi y'urugo rwe reka nkomeze ngende mutungure ariko ndabona nsa nkaho ngiye kuhashika ni ahantu mu rusoko harimo abantu benshi cyane ariko tugomba kumugeraho sasa reka tumutungure ahantu yandangiye ngomba kumusanga sa nkaho mpageze ni ahantu ku kabari yicariye gutyo reka dukomeze tugende tuhagere ibyo ari byo byose nahageze reka nubwo ntamuzi neza ariko ibyo ari byo byose yandangiye ahantu aba yicaye kurebamo imbere nkabona ntawe urimo reka mbaze abantu bari ku rubaraza niba yaba ari we mbega muraho namwe hari umuntu watubwiye yuko ngo ari umuvuzi gakondo kandi ngo ajya avura abantu cyane ariko nshobora kuba ahantu ndi ariho yababa cyangwa se birashoboka yuko umuntu ndi kuvugisha yaba ari nawe wenda byashoboka ese uwo muntu muramuzi ni mwebwe cameraman nkurikira ndabona mpageze kurikira noneho tuganire watwemerera tukaganira se gato yes turatunguranye kubera yuko twumvise ko ujya uvura abantu cyangwa se ujya ufasha abantu mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi twiyemeje rero kuza kugutungura ngo turebe nimba kuko uraba uri kuvura umuntu cyangwa se ibyo waba urimo mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo mpamvu rero tugutunguye uyu munsi ntabwo tuba twakoze tuba dufite abarwayi ariko twaje kuruhuka no kugira ababyeyi batwemereye ko tuza gufata ko kunywa wenda twamenye ngo mwaturutse hehe wabarangiye n'ibande kuko tugira abantu benshi reka duse nk'abitsa cyangwa se duce bugufi wenda adufate iminota mikeya tuganire sasa tunibwirane tunamenyana urashaka ko tuganira turashaka ko tuganira twumvise yuko ngo ujye uvura abantu mbega uri umuvuzi uri umuvuzi gakondo abantu b'iki gihe mwigize abatekamutwe koko abana bavuye henshi aba ngaba bavuye he kandi nabo bavuye se umwana ntabwo muzi niko iyo mukumbuye njya numva bavuga ngo uri umuvuzi ariko noneho ndumva kandi twabyumvise yuko ari umuvuzi ni ngombwa kunywa amazi none se muganga reka tuvugane gatoya njyewe mu makuru nahawe ni uko ngo ujye uvura abantu ndetse ngo ufite byinshi wakora yego ndakumva none n'ibyo ariko turabishoboye byose niyo mpamvu rero sasa wenda mu bantu umaze kuvura cyangwa wavuye nta muntu waba uri hano ngo atwihere ubuhamya cyangwa se abitubwire neza byabasaba ko mwansanga ku gicumbi cy'ababyeyi ni benshi n'ubu mu rugo baba bahari ariko mba naje nje kuruhuka natumyeho murumuna wanjye kugira ngo duhure tuganire uyu ni murumuna wawe ni murumuna wanjye wenda tuganire noneho nze kuruhuka nafashe agakahwa mbone kwerekeza mu rugo njye gufasha abarwayi reka dushaka agatebe wenda tuganire ndeka wenda kuvuga mpagaze cyangwa se meze nkaho ntarimo mu kazi neza
Okay. Aha, mu busanzwe ndabona hari abantu benshi ndetse hari abantu baje kureba byinshi mu byo uyu muvuzi akora cyangwa se mu byo yakoze cyangwa se mu bo yaba yaravuye cyangwa yafashije. Turaza kuganira ndetse tuze no kubegera tubabaze nimba ibyo bintu koko babizi. Njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Uyu ni umuji w'abanyarwanda. Ni Mr Mike, Next Dream, ndi Boy Still, ni Mr Humble. Iyi ni UMUTAKA-TV. Sasa rero reka rero tuce bugufi tuganire na muganga. None se muganga, nta muntu waba warafashije hano cyangwa se waba warigeze gufasha akaba ari hano ku buryo twaza kuganira nawe? Ariko se mwabana mwe nababwiye ngo abantu benshi barahari. Abantu benshi barahari bakuze ni mu gihugu cy'u Rwanda barahari. Ni benshi dufasha biterwa n'indwara ufite. Warabuze urubyaro, bakwibye cyangwa se mu rugo uhorana intonganya, cyangwa se uri umusore ukaba ushaka kumva ko wakunda n'umukobwa, uwo muti nawe turawugira. Cyangwa se uteganya ubukwe wajya kubukora ubukwe bugapfa, wajya gukora ubukwe bugapfa, turakuvura. Mu busanzwe ni ukuvuga ngo abantu ufasha cyangwa se mu byo ukora cyangwa se mu ndwara uvura. Ese uyu mwana ko namumenye wa mwana we? Nanjye namusanze hano buriya muraziranye, ariko mu bishoboka cyangwa se mu kanya gatoya tuza kuvugana twakwibwirana. Njyewe nitwa Jesse, njyewe ndi umuji w'abanyarwanda, nitwa Mr Mike, Next Dream, ndi Boy Still, ndi Mr Humble. Okay, njyewe nkora ku gitangazamakuru cyangwa se kuri televiziyo ikorera kuri murandasi yitwa UMUTAKA-TV. Ndakeka yuko atari ubwa mbere waba yumvise cyangwa se wenda birashoboka ko waba warayibonye utazi ko ari ngiye ikoraho. Dusurwa n'abanyamakuru benshi, ariko ntabwo twari tuzi ko namwe muri udusore mwadutunguye. Yes, impamvu twiyemeje kubatungura ni ukugira ngo tugutungure mu ruhame koko wemera ibyo bintu nimba ari byo, niba ari ukuri. Wenda mu bantu wafashije hashobora kwita haza n'umuntu wahita tubwira ati nibyo. None se wa mwana we kuki utasanze ku gicumbi? Ariko nabyo nta kibazo, ndakwemereye tuganire. Okay, urakoze cyane. Yes, ndi hano rero aho ndi kumwe n'uyu muvuzi gakondo tuje kuvugana byinshi cyangwa se tukaganira byinshi cyane. Njyewe rero aka kanya reka nsabe wenda niba hari umuntu waba umufiteho amakuru cyangwa se hari byinshi azi yaba yaramukoreye, yegere hafi aha ngaha ajye kuri kamera turebe cyangwa se twumve ibyo ari byo. Yaba harira? Urahari? Okay, wakwegera hino noneho tukavugana. Ni umusaza kabisa tubonye hafi aho ngaho, akaba ari we tugiye kuba twaganira. Shikira agatebe hafi aho ngaho turebe tuvugane kabisa gatoya. Jya kuri kamera turebe kuri neza. Aha, kamerama turi kumwe neza fresh. Okay, right. Aha, njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe, iyi ni UMUTAKA-TV. Turimo turaganira n'umuvuzi gakondo ndetse ufasha abanyarwanda cyane mu bintu byinshi bitandukanye. Aka kanya ndi kumwe rero n'umwe mu bo yaba yarafashije cyangwa se yaravuye. Muzehe, njyewe nitwa Jesse. Yes. Ndabyemera, nabyumvishije. Aha, iyi ni UMUTAKA-TV. Urayizi? Ntago nyizi. Nibwo kiyumva. Ntago nari nyimenyereye. Aha. Hanyuma hano turi hitwa ngo ikisege, ntago n'ubwa mbere mpageze, ntago mpazi. Hano ne mu murenge wa Sage, akagari ka Rukoma, mu mudugudu wo mu Minoga. Mu Minoga. Aha, ndabona hari abantu benshi batandukanye ndetse hari n'abantu benshi cyane batandukanye b'ingeri nyinshi. Hanyuma rero mu busanzwe ubuvuzi gakondo urabuzi? Ndabuzi. Aha. Uyu muvuzi si ntacyo umuzi yose? Uyu muvuzi pasiteri ndamuzi. Amaze iminsi itari myinshi cyane. Ingofero se?
ingofero ngo nta ingofero ngo yabiri kugupfuka ntibambone yabiri kugupfuka mu maso nayizamuka ntabwo uri kumubona neza cameraman. Okay, uyu muvuzi gakondo atubwiye ko mubo yaba yarafashije nawe waba urimo. Pasiteri y'inguyu ndamuzi agira bimwe yadufasha ku bijyanye n'ubwo buvuzi gakondo. Njye nanjye ubwanjye yaramfashije, nagize akabazo ko mu muryango mbona biroroshye. Mbona biroroshye mbega kabisa warakize rwose, byaroroshye waje korora, byaroroshye nta kibazo. N'ubu ngubu pasiteri y'inguyu turabana, namugize nk'umuntu mbese wagira ibyo yamfasha byabaye ngombwa. Aha, yes, mu byo waba warakoreye uyu musaza ngo waba waramufashije mu buzima bwe bwa buri munsi, cyane cyane mu muryango ntabwo byari byifashe neza, ariko uyu munsi bimeze neza cyane. Ibyo ni byiza cyane kabisa. Undi muntu cyangwa se wenda mu byo watwereka aka kanya nkuko twagutunguye hano uri, none se wa mwana ushaka ko nguhindura inzoka? Uhindura inzoka niko ushaka? Aho ngaho wenda ngize ubwoba. Wenda ushobora gufata iki kirahuri ukakigira irindazi, cyangwa se ukakigira ubugari, cyangwa aya mazi tukabona arahindutse. Niko wa mwana akakana kabwira kava imbere yanjye, mbone ko numvishe ko gafite amashaka menshi. Uyise akakana numvishe gafite amashaka. wenda birashoboka. None se uri umusore uri umugabo? Njyewe ndi umusore. Nabishatse umukobwa namuguha ukamujyana ijoro ukamurarana, cyangwa se nabishaka nkamwandarika nuko bitemewe, nkamusarisha none ahangaha agasara akirukanka ahangaha bose bakabibona. Aho ngaho ngeze ubwoba noneho karabaye. Ubu ushobora kwita umpindura inzoka nona? Ntabwo uhindura inzoka, ntajya hasi gutya ku butaka. Undi munsi uzaza ukantungura, nzabwira inzoka yanjye wasanze iwanjye izi gusohoza. N'umugore wanjye ntabwo ajya ntungura, yagiye kuza wenda mutubabarire kuba twabagoye igitumo, kwari ukugira ngo wenda tubaze n'abandi bantu nimba koko uvura abantu bigakunda, cyangwa se ibyo ngibyo wenda ntubinkorera aka kanya. Ariko uyu numvise mufitanye ikibazo. Yansuzuguye kandi ababyeyi bane barambwira ngo yansuzuguye, kandi ntabwo nkunda umuntu usuzugura, sinkunda n'umuntu umenyera. Nakubwiye ngo kubw'ababyeyi nkorera ntabwo nkunda umuntu umenyera, ahubwo bibaye byiza ababyeyi byatuma murakara akamukora ikintu kitari cyiza, yambindira akagenda. Ubu aka kanya wamukorera iki wenda nimba bishoboka ko ushobora kumukorera buri kimwe cyose wifuje? Niko wa mwana nimwereka isi yose nkamusarisha akambara ubusa, nkamwereka isi yose, cyangwa se nkamwereka u Rwanda rwose, nta kibazo muri bugire. Okay, ongera ubivuge twumve. Nakubajije ngo nimwereka isi yose cyangwa u Rwanda rwose, cyangwa se abari kutureba, nta kibazo mugira kuri kamera zanyu? Noneho buriya n'iriya kamera ushobora guhita uyihindura radiyo. Yanshatse nahindukiza ntiyongeye kunjyaho, ariko kuko nabemeye n'ababyeyi banyemereye nabaretse turaganira. Ikosa rya mbere mwakoze, mwasanze nagiye kwiyakira. Reka none uyu mukobwa wigize kasha, reka turebe ije kumubaho aka kanya, ari nako mbona n'iki, ari nako muceceke gato turebe, muceceke. biragire fasta Amazina yawe twende. Nitwa nambaye Karumuri Star umwe inaha mu Rwanda. Amazina yawe bwite ninde? Amazina yanjye ni Twizeyimana Mediatrice. Hakiyongeraho nambaye Kare. Reka turebe kamera mbabarire, mfite ubwoba njyewe. Mfite ubwoba njyewe mumbabarire. Ngo igihugu cyose bikibura none wari hano. Amwambika ubusa umusazi. Ngende biri kuri bwo nyiramuzuba.
ariko sinkunda abantu bamenyera sinkunda abantu basanga mu kabari kuko ntabwo ibyo nabiteguye nubwo ndi gukina komedi sibyo bitumye bimbabaza abafite bamaga bitari ngombwa ubu ni ukuvuga ngo mvuze wa mwana yego ntuzigere wongera kunsanga mu kabari ndakumva ukagira imana reka turebe noneho ibintu yamanya rwose twataramye ibi ni ibiki rero karabaye ye oya gato ibi ni ibiki ntabwo ugende muri komedi kameraman oya we ibi ni ibiki kameraman undebere ibyo ari byo mundebere mo gajyo karabaye umva